yari yambaye ipantaro, yari ahetse umwana, ubona ko nyine asa n'umuntu wacanganyukiwe. Avuge na kuba yataye umutwe na ibyo avuga byose nta kintu bitwaye, icy'ingenzi nuko biri buzane views. Nkibaza ngo ese ubundi umuntu ugaragaje ikirego nk'iki ngiki, umuntu ugaragaje ko yahohotewe, nyuma y'uko agaragaje ikirego, nyuma y'uko bari gukurikirana uwamuhohoteye, nyuma y'uko ari gushakirwa ubutabera, ni ibintu byiza, ariko se afashwa ate? Bivuze ngo kuba yarateye intambwe akagaragaza, agatanga ikirego ko ashobora kuba hari ihohoterwa akorerwa, nubwo we nyuma yaje kubihakana, bishobora kuba bigiye kumubera impamvu noneho yo kujya mu kato. Usanga noneho yataye umutwe na bwa buzima bwe bwo mu mutwe bwangiritse. Yateye intambwe nk'uko abisabwa, yahohotewe, atanze ikirego, ariko nyuma uburyo afashwe, inzira zo kumushakishiriza ubutabera, umuntu wagaragaje ikibazo nk'iki ngiki cya Annette Murava ubundi afashwa. Kimwe mu bituma n'ihohotera ryaba irishingiye ku gitsina cyangwa se biri hohoterwa rikorerwa mu ngo, abagore bakorerwa, abagabo bakorerwa, ryiyongera, nuko umuntu ugerageje kubigaragaza kenshi asanga nta nyungu abikura, asanga nta kintu biri bumwungure. Nanone tubahaye ikaze kuri Generation Link, iyi ni YouTube channel ibagezaho ibiganiro bitandukanye, yaba amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo, amakuru ya politike, amakuru y'imibereho myiza, amakuru yose acicikana hirya no hino, n'amakuru tubagezaho binyuze kuri iyi YouTube channel Generation Link. Tunashimira by'umwihariko abadufasha kugira ngo ibi biganiro tubagezaho bibashe kubageraho neza, abadutera inkunga zigiye zitandukanye, abafata link tuba twakoze bakazisangiza abandi bantu kugira ngo barebe ikiganiro, kuko iyo dukoze ikiganiro ntikirebwe bivuze ngo ejo ntabwo twagaruka. Iyo muhari rero ugakora subscribe, ugakora share, ukabisangiza abandi, twebwe bidutera nk'imbaraga zo gukomeza gukora. Uyu munsi rero turi buze kugaruka kuri couple cyangwa se ku muryango wa Annette Murava ndetse na Gafaranga. No muryango wagiye ugarukwaho mu bihe bitandukanye, guhera ndakeka nko mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu, niba atari mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, uvugwaho ibintu bitandukanye. Byatangiye twumva ko Gafaranga yatawe, ashobora kuba yatawe muri yombi, amakuru aza kwemezwa, bamwe bakavuga ngo yaragiye kwica Murava, abandi hagiye havuga inkuru zigiye zitandukanye. Ibyo ngibyo uyu munsi ntabwo ari byo turi buze kugarukaho. Uyu munsi turi buze kureba kuri uyu muryango ndetse n'ubuzima bwawo bw'ahazaza, tureba ngo ese uyu muryango urimo urafashwa uko bikwiye, ese uyu muryango ntiwaba waratereranywe? Ntabwo watereranwe, kuko kubera yuko ni umuryango usa naho, ngira ngo byagaragaye ubushize ku rukiko ubwo Annette Murava yajyaga mu rukiko bakaza no kumusohora. Annette Murava ni umuhanzi w'icyamamare, arazwi mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza, ariko uburyo yagiye ku rukiko ameze, nkeka ko aribwo bwa mbere agaragaye kuriya, nkeka ko aribwo bwa mbere abantu bamubonye kuriya. Yari yambaye ipantaro, ahetse umwana, asa n'umuntu wihebye muri rusange. Bivuze ngo ubushize bavugaga yuko ashobora kuba kubera ihohoterwa akorerwa umunsi ku wundi n'umugabo we uzwi nka Bishop Gafaranga, ashobora kuba yaragize ikibazo wenda cy'ubuzima bwe bwo mu mutwe, ariko abaganga b'inzobere bazwi banabifitiye ubushobozi baza kugaragaza ko nta kibazo afite. Ariko kugeza kuri iyi saha, ukurikije amashusho yagaragaye, Annette Murava ajya ku rukiko, bigaragaza ko noneho ubu bisubizo ibyakekwaga bishobora kuba none hari impamo. Tukibaza ngo ese niba abaganga baramupimye bagasanga nta kibazo afite kijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, kuko bavugaga ko kubera guhohoterwa kenshi ashobora kuba byaragize ukuntu bimuhungabanyaho, ariko noneho kuri iyi saha noneho ibibazo yanyuzemo bikaba ari byo noneho byamuhungabanyije kurushaho. Aha turibaza ngo ese uyu muryango ntushobora kuba waratereranwe? Abari kuba hafi ni bande? Ese ubundi ko
dukangurirwa ko niba umuntu aguhemukiye, niba umuntu agukoshereje cyangwa se agukoreye icyaha, dushishikarizwa ko ushobora kujya gutanga ikirego ukamugaragaza. Ni byiza koko umuntu araguhemukiye, uramugaragaje kugira ngo ahanwe, bibera abandi urugero, ndetse nawe uhabwe ubutabera. Turimo turibaza ngo ese ubu nibwo butabera Annette Murava yakabaye ahabwa? Ese ubundi ugiye gushakisha ubutabera asabwa nyuma y'uko agaragaje ko yagize ikibazo afashwa ate? Kubera ko hanze muri sosiyete bagira uko bamufata, hanyuma abo yagaragarije ikibazo bo ni igiki bamufasha, haba mu kumurinda amaso n'amenyo y'abasetsi. Nukuvuga ngo Annette Murava yagaragaye ku rukiko asa n'umuntu wacanganyukiwe. Muri make ntabwo ari ibintu byo kwirengagiza, nta n'uwabyirengagiza kubera ko ni ibintu byagaragariraga buri wese. Yari yambaye ipantaro, yari ahetse umwana, ubona ko nyine asa n'umuntu wacanganyukiwe. Mu rukiko bamusohoyemo, barabizi. Hanze hari baba abanyamakuru, baba n'abiyita abanyamakuru, aba YouTubers bakorera YouTube channels zitandukanye, bakeneye amakuru yo gutwika. Nta kintu na kimwe, nta nyungu n'imwe bitayeho kuri uyu muryango, no gutwika. Murava yagaragaye yataye umutwe ku rukiko, barashaka kumuvugisha. Kwanza ntabwo ari mu bihe byiza byo kuba yavugana n'itangazamakuru cyangwa se yavugira ku byuma by'itangazamakuru, ariko na bwa bunyamwuga buke bwaca benshi barimo baramusaba ama interview, barashaka ko baganira, bamukeneye nyine, bakeneye kumucuruza, bakeneye gucuruza inkuru ze, avuge na kuba yataye umutwe, na ibyo avuga byose nta kintu bitwaye. Icy'ingenzi nuko biri buzane views. Nkibaza ngo ese ubundi umuntu ugaragaje ikirego nk'iki ngiki, umuntu ugaragaje ko yahohotewe, nyuma y'uko agaragaje ikirego, nyuma y'uko bari gukurikirana uwamuhohoteye, nyuma y'uko ari gushakirwa ubutabera, ni ibintu byiza, ariko se afashwa ate? Annette Murava niwe nkuru. Ubu aho ajya ku isoko ntabwo nzi ngarahahate, birashoboka ko ashobora kuba yohereza umukozi. Niba ari ugusenga, biragoye ko ashobora kuba yajyayo kubera yuko abantu bose niwe bahanze amaso. Bivuze ngo kuba yarateye intambwe akagaragaza, agatanga ikirego ko ashobora kuba hari ihohoterwa akorerwa, nubwo we nyuma yaje kubihakana, bishobora kuba bigiye kumubera impamvu noneho yo kujya mu kato. Usange noneho yataye umutwe na bwa buzima bwe bwo mu mutwe bwangiritse. Yateye intambwe nk'uko abisabwa, yahohotewe, atanze ikirego, ariko nyuma uburyo afashwe, inzira zo kumushakishiriza ubutabera umuntu wagaragaje ikibazo nk'iki ngiki cya Annette Murava, ubundi afashwa ate? Ari nabyo dusaba inzego, cyane cyane inzego z'ubutabera n'izindi bafatanya, haba harimo na RIB. Nkeka ko kuri jyewe, uko mbyumva muri opinion yanjye, numva ko niba umuntu akoze ikintu nka kiriya, yakabaye agira uburyo afashwa, ku buryo umutekano we nabyita ko usa naho urinzwe. Nka kuriya ku rukiko uburyo yasohotse, kuri jyewe ntabwo byanshimishije. Ntabwo nishimiye uburyo Annette Murava yasohoye mu rukiko, kuko biri kose bifite amategeko byakurikije kandi inkiko zirigenga. Ariko uburyo yasohowe mu maso y'aba YouTubers bari hanze ahangaha, bakeneye views, batitaye kuri ethique za media, batitaye kuri humanity, batitaye ku burenganzira bw'umuntu ubwo ari bwo bwose, batitaye ku burenganzira bwa Annette Murava, batitaye ku burenganzira bw'umwana ahetse, batitaye ku burenganzira bw'uyu muryango, batitaye ku kuba yaba uyu nguyu Bishop Gafaranga agifatwa nk'umwere igihe cyose atari yahamwa n'icyaha nk'uko itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribiteganya. Mu YouTuber abakeneye views, akeneye views, ibindi byose ntago bimureba. Ku bwanjye numva ko Annette Murava yakabaye agira uburyo afashwa, yakabaye agira uburyo yitabwaho, zaba ari inzego z'ubutabera, zaba ari inzego zishinzwe kurengera umugore, zaba ari inzego zishinzwe kurengera umuryango muri rusange, bakabaye bamwegera, kubera ko ubwabyo intambwe yateye akagaragaza ikibazo
ni intambwe nziza, ni n'urugero rwiza ku bandi bagore bahohoterwa, kuko hanze aha ngaha hari ihohotera riteye ubwoba. Abagabo barahohoterwa, ariko cyane cyane ku rwego rwo hejuru abagore barahohoterwa, ugasanga umugore ari mu rugo yarumiwe, nta n'ahantu ho kubariza afite, ariko noneho yabona ikibazo nk'iki ngiki, yabona ibibaye kuri Murava akavuga ati noneho ngewe nindamuka ngiye kurega umugabo bakaza kumukurikirana biragenda bite? Ese umugabo niba ari we waprovidingaga mu rugo, niba ari we wahahaga, uyu muntu niba ahohoterwa mu rugo nyuma y'uko agaragaje ko umugabo amuhohotera, nyuma y'uko agaragaje ihohoterwa akorerwa, ubundi mu rugo biri buze kugenda bite? Biri buze ari naho akenshi usanga kimwe mu bituma n'ihohotera ryaba irishingiye ku gitsina cyangwa se biri hohoterwa rikorerwa mu ngo, abagore bakorerwa, abagabo bakorerwa ryiyongera, nuko umuntu ugerageje kubigaragaza kenshi asanga nta nyungu abikura, asanga nta kintu biri bumwungure. Niba umugabo yaprovidingaga mu rugo, wenda umugore nta kazi agira, umugabo niwe wahahaga, umugabo niwe wishyuraga inzu, niba nta nzu bafite umugabo niwe wishyuraga ishuri ry'umwana, akavuga ati ariko akaba amuhohotera, aramukubita, aragira ate, afite n'impungenge z'uko ashobora kuzamwica, ariko akavuga ati uyu mugabo nindamuka mureze bakaza kumufunga ku isi bunyote, bari mu mufunge, ibyanjye bimere nk'ibya Net Murava, ngende ntumutwe, ishuri ry'umwana rihagarare, kwishyura inzu bihagarare, bansohore mu nzu, ibyo kurya mu rugo bihagarare, ndi bufashwe nande, biri bugende bite? Ari nawe nibaza ngo ese ubundi mbere y'uko dukangurirwa ko niba uhohotewe ugomba kwegera inzego zibishinzwe, haba hari uburyo runaka bwateganyijwe uyu muntu wagaragajemo ihohoterwa akorerwa acungirwa umutekano, cyangwa se no kumureka gusa akirwariza nk'uko biri kuba kuri Net Murava? Nkeka ko rero natwe nka society ikintu tuba twagakwiye gukora ntabwo ari ni ukuba hafi y'umuntu nk'uyu nguyu nka Net Murava. Ntabwo niyumvisha ko kuba yaratanze ikirego cye, nubwo we yabihakanye, ntabwo niyumvisha ko yaciye nk'amabere. Birashoboka ko uyu muryango ushobora kuba warigeze kugirana ibibazo, wenda nyuma bakaniyunga, ariko wenda bakwiyunga ntibabimenyeshe inzego, ari naho RIB yahereyeho ikurikirana Bishop Gafaranga. Ariko nubwo byagenze gutyo, ubwabyo kuba umuntu yatanga ikirego, nyuma yo gutanga ikirego akajya muri media cyangwa se kuri social media agaragaza yuko nta kirego yigeze atanga, agaragaza yuko nta kibazo na gito afitanye n'umugabo, ngewe numva ko ikibazo gishobora kuba kidafite uyu muntu, ahubwo ikibazo gishobora kuba gifite urwego runaka rwakabaye kuba rurimo rumureberera. Kuko niba ngewe ngiye gutanga ikirego hanyuma nkabona ingaruka zingezeho nyuma yo gutanga ikirego zirenze inyungu nari niteze mu butabera nshobora guhabwa, byange bikunda ubwabyo birampahamura, birantera ubwoba, birananyangiza mu mutwe, binatume nsa naho numva ko nzanye kwicuza, bintere kwicuza, numve ko ari ibintu ntakabaye narakoze. Nyamara urebye iyi ntambwe Murava yari yateye, kuko niba yarahohoterwaga byari urugero rwiza inzego za leta zishinzwe, haba kurengera umugore, uburenganzira bw'umugore, kurengera umuryango, zakabaye zifashisha mu gukora ubukangurambaga bukangurira abandi bagore bahohoterwa kwegera inzego zibishinzwe kugira ngo zibafashe. Ariko uburyo Murava arimo gufashwa, mpamya ko byaba byishe campaign, kuko uburyo Murava akurikiranwa ntabwo mbizi, wenda nyuma hashobora kuba hari icyakozwe, inzego zibishinzwe zishobora kuba hari icyo zakoze kubera ko nazo ziba zibireba, ariko ntabwo Murava yakabaye atereranwa kuri ruriya rwego, kubera yuko umugore uzamubona kuri social media, umugore uhohoterwa umunsi ku wundi, uzamubona kuri social media biriwe bamugize igitaramo, aravuga ati nanjye nindamuka ngiye kurega umugabo wanjye bishobora kungendekera kuriya, icyiza reka mbyihorere, ejo bundi usanga umugabo yamwishe, cyangwa se byavuyemo ko umugore nawe bimurenga yica umugabo, usanga umuryango urasenyutse, nyamara hari icyari kuba cyarakozwe. Icyo rero ngewe nasaba wenda societe yacu nuko tutafata Murava ngo tumurimireho ibisinde, wenda ashobora kuba hari amakosa runaka yabayemo, nyuma y'uko atanze ikirego birashoboka ko n'umugabo ashobora kwigarura, kubera yuko abantu barahinduka. Ngira ngo murabizi twumvishe inkuru
za nyakwigendera Rugamba Sipiriyani, ni umwe mu bagabo beza babayeho b'intangarugero muri iki gihugu. Abantu benshi batangaho ingero bakavuga ati Rugamba Sipiriyani, ariko wumvisha amateka ye ya mbere wumva ko atari umugabo mwiza, ahubwo yaje guhinduka nyuma. Bivuze ngo rero guhinduka birashoboka. Annette Murava na Gafaranga bashobora kuba baragiranye ikibazo, wenda nyuma bakiyunga bigahinduka, Gafaranga wenda nawe agasanga bitari ngombwa akisubiraho, ariko wenda ntibabimenyesha inzego kugeza inzego zibyinjiyemo zo zari zizi ko ikibazo kigihari, ari nabyo byaje kurangira Gafaranga akurikiranwe. Icyo ndi kuvuga rero cyakabaye kinitabwaho, niba Annette Murava yaratanze ikirego nyuma akaza kugaruka yivuguruza avuga ko atigeze arega umugabo we, ikibazo kiri mu kuba Annette Murava yaratereranywe. Niba hari ibyo uko biri kose umuntu ugiye kurega hari ibyo aba yiteze ku butabera, ndashaka guhabwa ubutabera, ndashaka ko ubutabera bumfasha ibi nibi, ariko noneho iyo ibyo bintu utabibonye ahubwo ukabona ibibi kurenza ibyo na wa mugabo wawe yagukoreraga, niho hahandi usanga hajemo kwicuza, ndetse bikaba byanahahamura bigatera ubwoba n'undi muntu wese wendaga gutanga ikirego runaka cyangwa se kugira uwo ageze imbere y'ubutabera. Niba ari umugore uhohoterwa n'umugabo, niba ari umugabo uhohoterwa n'umugore, akabona ibibaye kuri Murava, akabona uburyo ki itangazamakuru ryamwanjamye, nta muntu n'umwe uhari wo kumwamururaho rino tangazamakuru, abantu bose niwe bashungereye, arasohoka kamera zose zimuriho, nta muntu n'umwe wo kumufasha, aragenda kwepana n'itangazamakuru. Uyu muntu wari gutanga ikirego aravuga ati njyewe sinishoboreye, ubwo nyine uru nirwo naremewe, hakanagarukamo cya kindi cy'uko kera bavuga ngo niko zubakwa, avuga ati ubungubu nyine niba uyu nguyu yari uzanyiyicira azanyiyicira, ariko singiye kwihamenye yabasetse. Nkaba numva ko rero twebwe nka sosiyete ntabwo dukwiye gucira iteka kuri Murava cyangwa se kuri Gafaranga, na cyane ko nka Gafaranga we biracyari mu nkiko, kugeza kuri isaha aracyari umwere kubera ko nta rukiko ruramuhamya icyaha. Ariko nanone na Murava watanze ikirego, niba koko Murava yaratanze ikirego nk'uko bivugwa, kuko simpamya ko RIB yaba yakwifata ngo ijye kubeshya ngo umuntu yatanze ikirego atigeze agitanga, yabifite izihe nyungu se? Niba Annette Murava ataratanze ikirego, RIB yabifite izihe nyungu mu kumubeshyera ngo igende ikurikirana umugabo we, nyamara nta kibazo gihari? Ntabwo ndi kubyumva. Nkeka ko Annette Murava ashobora kuba ahubwo we wenda yarabonye ko ibintu byaramukomeranye kurenza ku rwego we yabitekerezagaho, akaza kwisanga ari ahantu atigeze akeka ko yagera, ibintu byamaze gusa naho, cyangwa se yamaze gusa naho arenga inkombe. Wenda ashobora kuba yaragiye kuri RIB avuga ati umugabo wanjye baramuhamagara bamuganirize, birangira ubuzima bukomeze. Bikaba bigenze gutyo. Ubutabera rero bugira inzira yabwo, ari nayo mpamvu igomba kubahwa, ariko kandi jyewe ku bwanjye nsaba ko inzego zibishinzwe igihe bishoboka, igihe umuntu atanze amakuru runaka, igihe umuntu atanze ikirego cyangwa se ubuhamya, nk'uko n'ubundi bijya bikorwa, ashobora kurindirwa umutekano mu rwego rwo kugira ngo bidaca intege abandi. Kubera yuko niba njyewe ngiye kurega umuntu, narega umuntu nyuma yo kumurega ahubwo nkatotezwa, cyangwa se nkagira ingaruka bwa butabera nashakaga kabone nubwo nazabubona, ariko nkazabubona hari ibindi byinshi cyane nahombye, bisa naho bitinyisha abantu na wa wundi wateganyaga kugira intambwe atera, avuga ati uyu muntu mbangamira umunsi ku wundi, umwaka 2, 3, 5 naramwihanganiye, ariko noneho birandenze. Yabonye ibintu nk'ibi ngibi ahita avuga ati nanjye hatoya ntazaba nka Murava, akagenda gakeya. Kandi usanga ari byo bituma sosiyete noneho ikomeza kongera ibyaha, kubera ko umugabo waguhohoteraga, niba aguhohotera bigize akamenyero, akaba bizi neza ko ntaho wamurega, niba unamureze wenda nta kintu biri butange, akaba avuga ati nindamuka, arabizi ko najya kundega umwana arava mu ishuri, najya kundega inzu twishyuraga turayivamo, kandi nta bushobozi afite, nta byo gutunga urugo, ntabwo ari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yakwitunga, biri butuma uyu mugore akomeza guhohoterwa kugeza nubwo bishobora kuzamukururira urupfu. Kubera iki? Kubera yuko
nyine yabuze uko abigenza, arimo arabaransa, arimo arashyira ku munzani akareba uburemere bw'ihohoterwa akorerwa, agasanga buri hejuru, ariko noneho yareba ibishobora kumubaho igihe yaba atanze ikirego, igihe yaba areze uyu mugabo, igihe yaba yareze umugore, agasanga ibyo yahomba nibyo byinshi, agasanga noneho ubuzima bwe bushobora kwangirika bwose uko bwakabaye, akavuga ati nta kibazo, reka mbane n'iri hohotera ariko wenda buke kabiri. Numva ko rero hakwiye kubaho ubufasha, sosiyete igomba kubyumva, ikumva ko niba ugiye umuntu yatanze ikirego mu rukiko akaba yareze undi, nta gitangaza kirimo, ariko kandi inzego zibishinzwe zifata uyu muntu, zigira ukuntu zimurindira umutekano, mbese nabyita nko kumurinda amenyo y'abasetsi cyangwa se amaso y'abasetsi, uyu muntu afashwe, bityo n'abantu undi muntu wari ufite ikibazo nabona ubufasha uyu muntu yahawe, ni n'ubukangurambaga bwiza, n'ubukangurambaga bwiza. Murava, Aneti Murava ujya ku rukiko agata umutwe, itangazamakuru ririmo riramutesha umutwe, afite ibibazo byo mu rugo bitamworoheye, afite sosiyete imushinja gufungisha umugabo, hanyuma agasohoka itangazamakuru ibiki n'ibiki. Nkeka yuko ntabwo niyumvisha uburyo ki uyu muntu warezwe ufunze afite abantu bari kumucungira umutekano hano ku rukiko, wenda kugira ngo atavugana n'abantu n'iki, ariko uyu muntu wamureze we bakamureka gutyo bakamutererana kugira ngo sosiyete imukorereho ubufindo. Ntabwo ari ibintu biri byo kuri njyewe, ni opinion yanjye, njyewe niko mbyumva. Numva ko atari ibintu bikwiye, numva ko hagize igikorwa bwaba ari ubukangurambaga bwiza, ku buryo ejo bundi twazanabona na wa muntu wari waratinye kugira ikirego runaka atanga mu rukiko, twabona abaharanira uburenganzira bwabo bwiyongera. Ariko kandi nanone n'inzego zishinzwe umuryango zidufashe, kabone n'ubwo uyu muntu yagiye kurega uyu muntu bari babanye nabi, ese nta bundi buryo bushobora gukoreshwa mbere y'uko bagezwa mu nkiko, mbere y'uko ibintu bigera mu nkiko, mbere y'uko ari ibi byinjiramo? Nta zindi nzira bishobora kunyuramo kugira ngo aba bantu bungwe, baganirizwe mu rwego rwo gukomeza gusigasira uyu muryango, kubera ko uyu mugabo nawe niba wenda yahohoteye uyu mugore akagenda akajya imbere y'urukiko akaza gukatirwa imyaka 6, ni urugero, ntabwo nzi imyaka akatirwa bitewe n'icyaha yakoze, naramuka afunguwe azagaruka bane n'uyu mugore ate? Sinzi, niko mbyumva. Ariko nanone abagore baba abagabo, hari ikintu bagomba kumenya no kumenyera. Ntabwo ushobora kubaho ubuzima bwawe bwose uhohoterwa wumva ko ubuzima bwawe buziritse ku muntu runaka kanaka ari ufite ubuzima bwawe mu biganza bye. Ni ingero nyinshi ziboneka, ibyamamare, abana b'abayobozi bakaze cyangwa se abayobozi bakaze akabana n'umugore n'umugabo, ariko ejo bundi akabona ntabwo birimo bivamo, akavuga ati kugira ngo mbe muri iyi mariage itampa amahoro ndayivamo ngende mbe singo, ubuzima bukomeze, nta gisebo kirimo. Si wowe wa mbere ukoze divorce, ntabwo nkanguriye abantu gukora divorce, ariko ntabwo ari we wa mbere ukoze divorce kugira ngo muzicane beta mwatandukana. Wenda hari igihe buri umwe muri mwe ashobora kuzabonana n'ubwo baberanye, kabone n'ubwo wumva ko ngo ari Imana yakuremeye, ariko ntabwo ubizi. Imana niyo iba izi ibyo yatugeneye. Nta mpamvu yo kugira ngo ubane n'umuntu mutumvikana kugeza ubwo muzarinda kwicana, mwatandukana, niba mufite abana mukabarera, ubuzima bugakomeza. Kubera yuko hari abagore benshi badafite abagabo bariho, hari abagabo benshi badafite abagore bariho. Rero ko kugira ngo bizajye kugukururira ibindi byaha, nkeka ko iyo mariage mwayisesa, ubuzima bugakomeza. Ni nayo mpamvu amategeko nayo ateganya icyo kintu. Aba bana barasezeranye, babanye byemewe n'amategeko, ariko nyuma biranze. Iyo byanze hakorwa iki? Niyo mpamvu habaho gatanya. Ntabwo umuntu watekereje kuri gatanya yari yataye umutwe, nuko yari abizi neza ko bishoboka kushobora kujya mu rugo rukanga rukakunanira burundu. Rero niba ubona ko nta mahoro ufitiye muri urwo rugo, ukabona nta hazaza h'urwo rugo, ukabona wowe n'umuntu wo mwashakanye mushobora kuzicana, beta ko waruvamo bikagira inzira. Ndabakunda cyane. Iyi ni Generation Link. Mukore subscribe, mukore share, mukore like, mujye muduha comment, muduha ibitekerezo byanyu, munatubwira ingingo mwifuza ko tuganiraho. Nitwa Sindiheba Yusufu. Turabakunda cyane.